uko abandi bana babyiruka bajya kuzererera mu ngo z'abantu, ngewe nabyirutse nkunda kujya mu kiliziya kuzerera kuko nikundiraga amashusho ya Bikira Mariya. Noneho mu kujya mu kiliziya naje kwahura n'umuryango wa Kiliziya Gatolika, nabigiranye n'amagurupe y'abasenga, umuryango bita Mouvement Sacerdotal Marial. Haba nabo bita Baregio Maria, abambari ba Maria, abakarismatique, abasaveri gutyo. Noneho wa muryango winjiramo kuko ushingiye ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi, harimo n'ikibeho mu Rwanda. Nkimara kumva ubutumwa bwabonekewe ntangira kubishyira mu bikorwa icyo Bikira Mariya yasabaga. Harimo gusenga cyane, kuvuga rozari ya buri munsi, ndetse no kwiriza ubusa kabiri mu cyumweru. Kwa kabiri nzirikana ububabare bwa Bikira Mariya, inkota imwahuranye umutima. Kwa gatanu ngazirikana ububabare bwa Yezu ku musaraba. Iyo misi uko ari 2 mu cyumweru, iyo wateraga urwenya iruhande rwanjye nkibeshya ngaseka, numvaga nkoze icyaha kiremereye. Muri iyo misi nashakaga padiri akamaperetesiya kuko nasetse ku munsi w'umubabaro w'inshuti zanjye. Natangiye gusenga gutyo niga mu wa 3 primaire. Ngeze mu mwaka wa 5 primaire nibwo mashuri abanza nibwo natangiye kujya nkora amasengesho y'iminsi 7 ndarya ndanywa. Ya masengesho nari nabikuye mu gusoma ubutumwa bw'abana 3 babonekewe Fatima. Nuko ya masengesho mu kuyakora ngira ngo byatunguye niwacu kuko bwari ubwa mbere babonye umuntu usenga gutyo, batekereje ko arimo no kwiyahura. N'uburyo nayakoze riziki, iyo wamvugishaga sinemeraga kuvuga mu rugo, habe papa cyangwa mama. Nayatangiye ndabyibuka ari kwa 6 ku cyumweru njya mu kiliziya mpabwa Eucharistia, nizerera mu ifunguro ritagatifu, ifunguro ryera nyine Eucharistia. Ndavana ubwo nahawe Eucharistia sinshobora gupfa numva nahawe Yezu, kuko nta wundi ndari narabibonanye wo kumara iminsi 7 nari ndi umukatolike. Nuko ndayakuza amasengesho ndayarangije. Mu kuyarangiza rero nihuse ni nabwo natangiye kujya nkora muri uwo mwaka ingendo ntagatifu zijya Kibeho n'amaguru. Ndi mu bantu bagiye Kibeho n'amaguru. Mvuye iwacu nagiye Kibeho inshuro 8. Kuva iwacu n'amaguru ukaca ku Kibuye n'urugendo rw'iminsi 4, uwa 5 mukagerayo. Twaragendaga ibirenge bikabyimba bigatutika kazama amazi. Ubwo rero intego nabaga mfite mu kumara iminsi 7 ndarya ndanywa, mu gukora ingendo ngizo zo kwibabaza, nahoranaga intego imwe ivuga ngo Yezu nawe Bikira Mariya mu birebe ku mubiri wanjye ngutanzeho igitambo. Imana ibabara abanyabyaha b'isi yose na roho ziri mu purgatori ntizabarimbure. Nta kindi cyifuzo nasengeraga pe, kuko mu rugo nasanze iwacu bifashije nta kibazo. Nuko ubwo rero ngewe nababazwaga n'abantu bazarimbuka, ntumbaze ukuntu byari byaranjemo. Nuko rero Yesu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Njye mbwira abantu ngo sinzaza kukurwanya ntakuzi nawe utanzi, ahubwo uwo muririmbana musengana aho mutuye niho hari haduyi wawe. Kuko na Yesu yagambaniwe na Yuda mu ntumwa ze, ntabwo ari uwakure, uwo basangiraga, uwo bararaga hamwe, uwo niwe wamugambaniye. Nuko ariko akubwira ngo uzagambanire mwene so, bajye bakugambanira, biraruta. Noneho rero riziki birangiye, umunsi umwe nigeze kuva Kibeho, ngeze mu rugo sanga papa yateranije abantu benshi, yabahaye amayoga, unywa byeri, unywa mitsingi, buri wese n'icyo abasha. Nuko ngo birangire papa ubwo nyene batetse bagaburiye abantu, ndikora mukanya n'abavandimwe banjye basaza banjye. Papa yanyumvise amereza karibu muri saro, maze kwicara papa terura ijambo aravuga ngo mu byukuri uyu riziki mureba uyu namubyaye mukunzi, mufite imishinga myinshi, nzamurihira yige na kaminuza, amafaranga yo kumwishyura arahari, ariko mfite ikibazo. Arasenga bikadutera ubwoba, tukabona bizakurizamo kwa umusazi. None ndagira ngo afate ikaramu n'urupapuro arabima, wandike usinye, umanike ikiganza urahiri, uvuge ko uzarinda wipfira udasubiye Kibeho n'amasengesho kuri mu rugo kutazongera kuyakora. Arambwira ngo umwana wanjye icyo usaba cyose ndakiguha. Bene data, ababyeyi banjye nabo n'abakirisitu. Nuko ndahagurukanye rwose papa wanjye, nanjye ndagukunda, ariko nawe waze n'umuhoro ugashyira kuri kano gakanu kanjye. Ntacyandandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nkibivuga gutyo
abagore bari baraho bararira, abagabo barirakaza, urahati mbega umwana, mbega umucenyi n'amabere, bamwe ati ndagatora, ati mbyaye umwana akansuzugura, ari uwanjye namucamo kabiri. Nuko abagore turahati mbega kubyara kw'iki gihe, ati se ubu tuzareke kubyara. Nuko ati mbega umukobwa we ngo arasuzugura se we. Papa araguruka ati mwese mutose, ati rize musuzuguye ndi so narakubyaye, ngo jeje isoni mu ruhame rw'abantu benshi bangana batya. Aravuga ngo nanjye kuva uyu munsi ndaguciye mu bana banjye, kandi uzagera hose ntukigera uvuga ko ndiswa. Papa wazagenda be Yosefu. Abari baraho bose bakoma mu mashyi, abanyweraga inzoga mu birahuri bagakomanya ngo ku buzima bwacu, ngo yego, ngo ntiwumve ijambo, ngo ikibyimbye kimeneke, ngo nta gusuzugurwa n'umwana wibyariye. Nanjye ndahaguruka, bambe nako mama ahita ahaguruka ati mureke ngiryo mvuga nk'umubyeyi. Ati rizi usuzuguye so ndi nyoko narakubyaye. Aravuga ati nanjye uzagira hose ntukigera uvuga ko ndi nyoko. Mama uzagenda be Bikira Mariya. Abari baraho bakoma mu mashyi, ababyeyi batera impundu, turatumwaruye. Ishyano ry'umukobwa ryari ridukojeje isoni. Nanjye mbita amaguruka nzamura ikiganza, ndavuga ngo Nyagasani Yezu, abo niringiraga ko ababyeyi banjye banyihakanye mu ruhame rw'abantu benshi, ariko bandaza ababyeyi nabo bifashije uri kuri Yesu, uzambere musaza wanjye. Kivuga gutya bari barabose ngo yego ngo pungwa genda ngo kave mu bandi bana, ngo Yesu azabe musaza wawe. Murabizi ko iyo umukire avuze ijambo rubanda rwose niho rujya, nta muntu ujya uvuguruza umukire ko avuze nabi. Nuko ubwo rero nanabisomye muri Bibiliya ngo imvugo y'umukire iryoherera amatwi, ngo ariko naho yabavuga ubupfapfa, ngo ariko imvugo y'umukene uko yavuga kose irabiha. Nuko papa aravuga ngo uyu munsi ntuzongere kurya mu rugo rwanjye, jya mu cyumba ndi kurira. Nuko ubwo muri uko kujya mu cyumba ngiye ndi kurira, mfatisha pure nivugira rozari. Nayirangije abataha rozari nisagishuri twara nko mu masaha 2. Nayirangije abataha batashye, abaryama baryamye. Kiraho nisha pure y'impuhwe z'Imana. Mu kuyishyiraho, mu gukora ikimenyetso cy'umusaraba, mu gusoza mbita numva ijwi ry'Imana rimpamagara, rimbwira ngo Riziki mwana wanjye. Ryari ijwi rituje, rivumbwira buhoro ariko ndyumva cyane. Imana igira tekinike yihariye mu kuvuga kwayo, imvugo yayo buri Imana ikuvugishije nubwo waba uri umurozi wamenya ko ari Imana ivuze. Imvugo y'Imana irihariye, n'ukuri Imana ivuze ngira ngo n'inyamaswa ubwayo yabishatse ihita imenya ko ari Imana ivuze. Nuko irambwira ngo Riziki mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe. Irambwira ngo murahirwa niba batuka bakabatoteza, bakabaca bakabavuma, bakabakorera ibibi byinshi, babahora izina ryanjye, kuko ingororano yanyu izabanyeshe mu ijuru. Nkimara kumva iryo jwi, agatotse karamfata. Mu gusinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera arazafata ukuboko, arambwira ngo umwana wanjye ngo nwijyanire mu ijuru. Mbona tuzamutse umusozi uriho indabyo nziza n'ibiti bimeze ukuntu ntigeze mbonaho hano kuri iyi si. Nk'uko Bibiliya bivuga ngo iby'amaso yacu atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, byabikiwe abakiranutsi. Bene data we, ndi mu bantu barungurukijwe mu ijuru. Ni kera najyanyweyo kera ndi mutoya. Bene data, ubu ndakuze ndi mukuru. Niba ari ahantu heza nageze, hakantwara uruhu n'uruhande byose, mbese hanjyanye wese, ni mu ijuru. Ariyo mpamvu utazanyumva n'inyigisho zikubwira ngo nawe ngo yaguha inzu ngo byakubera. Reka ndashishikariza abatuye isi gushaka ubwami bw'Imana. Ni ukuri iyi si uyigereranije n'ijuru nuko nabibonye. Iyi si ni wese ya misara nimwe ya kera nka twe bamwe turayizi mu biturage, imwe ya kera pane wenda amatuwarete. Iyi si iranuka, nta muntu wigeze agirirwa ubuntu bwo kurungurutswa mu ijuru. Naho Imana yakubwira ngo ngushubije ku isi, ndaguha indege, ndaguha ingano. Impamvu abantu bashimishwa cyane n'iby'isi nuko handi hantu nta kindi kintu bazi. Bene data, ariyo mpamvu batubanjirije abakozi b'Imana ba mbere bemeraga gupfira Imana, bakemera gushyirwaho inkero, bakemera kwicishwa amabuye bitewe n'ubwami bw'ijuru. Ntago bemeraga kuvuga ngo barakorera Imana barambirije ku by'isi. Nabonye bavuga inyanja y'ibirahuri, narayibonye bavuga imihanda ngo y'amazahabu. Zahabu narigereranya n'ibuye risanzwe hano ku isi, amabuye asanzwe mu rwego rw'ijuru. Nabonye y'amabuye ntarabonaho hano ku isi, tujye ataboneka ku isi hanini. Tujya twumva ngo ayo bita safiro,
ngo ya sipi marijani sarudiyo gutyo nabonye imihanda ifite amabara yo kurabagirana amabara ntarabonaho hano kuri iyi si nuko ariko Imana yambuje kuvuga ibyo nahabonye keretse utuntu duke gusa ibyo nabonye mu ijuru niba ari ahantu heza nabonye y'amazu nk'uko Yesu yabivuze ngo kwa data hari y'amazu ijuru nacyo ni igihugu gifite ubwiza bwihariye hari y'amazu iyo ataza kuba hari mbambi babwiye ngiye kubategurira hanyu ye baba we kandi birumvikana burya buri gihugu kigira umujyi kikagira n'ibyaro ahanini ahantu perezida w'igihugu atuye ni wahagiranya no mu byaro mu biturage bya kure ntago bisa nukuri natwe ibihugu byacu bigira imisozi noneho mu misozi y'ibyaro ntago wahagiranya naho perezida wa repubulika atuye bene data ahatuye Imana rurema yaremye byose ntiwahagiranya naho Satani abarizwa ntibibaho ariyo mpamvu yise ari feke no twikomereze no kuri igihugu nabonye gifite ubwiza butandukanye n'ubwisi nabonye abantu batazareshya mu ijuru abantu barushanya amakamba barushanya icyubahiro nuko byagera ku bapfuye bahowe Imana abamakamba yabarihariye bene data nabonye yo byinshi mu ijuru nukuri kandi nk'abakobwa nabashishikariza gukorera Imana batuje niba utarashaka humura mu ijoro ari amakamba y'abatarashatse niba uri umusore hari amakamba batigeze bubaka ingo kandi hari ibihembo byinshi hari n'abapfakazi batiyandurishije abandi bagabo baguma uko nguko umugabo yapfa akigumiraho turiza Uwiteka ibihembo birahari hari amakamba yo kwihangana buri wese afite ibyo bihembo yagenewe sawa reka mbengarukiye hafi aha ngaha turacyari kumwe bene data Yesu abamera umugisha murakoze muraho yemwe